Ngubu ko tubayeho ni kenshi cyane ujya ubona abamama batwite aho bakunda kugira iseseme gusa koko ushobora kuba udasobanukiwe impamvu itera ibi ngibi kandi koko nta niyo uzi gusa aka kanya nuramuka unteze amatwi icyegeranyo ukumva cyose kugera aho kirangiriye urasobanukirwa neza impamvu umugore atwite agira iseseme akumva yaciragura cyane benshi bakanaruka. Ibi biterwa n'iki? Ese aba ari agahinja kaba kari mu nda kaba kari kwikaraga? Ese kaba ari agahinja kaba kari mu nda kaba kari gutuma agira iyo seseme? Gusa koko ibi ngibi byose simbihamya nta nubwo ndetse buhuye n'ibyo urimo utekereza. Icyo usabwa ni ukanda subscribe ku channel yanjye ukumva ibyo nkubwira byose ndetse ukanayumva kugera irangiye. Ibi ngibi byose birarangira ubumenyi bwose ubifite buri kimwe gisobanukiwe ku impamvu umumama agira iseseme mu gihe atwite. Nge ndi Honore ikiganiro cyo MENYABYIMBITSE channel yanjye yo ni ingenzi kubyegeranya nk'ibi wari ukurikira. Kadutangire nkubwira impamvu umumama utwite kenshi agira iseseme ikaba yatuma naruka. Icyo bita iseseme cyangwa se nozo and vomiting mu mubiri w'umugore utwite. Iseseme ikunze kuba cyane cyane mu mezi 3 ya mbere y'inda bitewe n'impinduka z'imisemburo, impinduka mu mikorere y'impyiko n'ingufu ndetse no kwiyongera kwa sensitive mu bwonko bwiwe. Impamvu nyamukuru kwibi ni iyihe? Kadutangire ni ya mbere. Iya mbere ni impamvu bita izamuka rya HCG. Iyo ni umusemburo bita Human Chronic Gonadotrophin. Uyu musemburo ufite umumaro ki? Ese kubera icyo utera? Uyu ni umusemburo wa mbere upimwa iyo bagiye gupima mama yuko twite. Uyu musemburo no bapima baramuka babonye mu maraso yiwe bakavuga ati umumara twite. Gusa si ibyo gusa uyu musemburo ikindi umaze. Uyu ni umusemburo utuma impyiko zibasha gukora neza mu gihe umubyeyi atwite kugira ngo umwana akure neza. Gusa si yo mpamvu gusa. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma mama agira iseseme niyo bita izamuka rya estrogen. Umusemburo nk'uko muvuze ngo mu byumweru 6 bya mbere kujya ku 12 by'inda. Ngibi ngibasha gutuma uyu musemburo uzamuka hejuru cyane. Ibi gatuma ngo ubwonko buhindura ubwoko bw'uburyo umuntu yumva impumuro ndetse n'ibiryo ndetse bigatuma abona impinduka nyinshi z'imbere mu gifu. Ibingi bakari byo ngo basha gutera iseseme ndetse n'inkorora. Ibyo byose ni impamvu zituma amagira iseseme. Kankubwira impamvu ya kabiri wari kuva hano hantu komeza ubyumve kugera ubwenge bwawe wigezaho utatekerezaga yuko bwagera. Impamvu ya kabiri ni izamuka ry'umusemburo bita estrogen. Estrogen uyu musemburo ni nayo ifasha gukura kutunyama ndetse no gutuma ibintu by'ubuhanga by'inda bikora neza cyane. Gusa ngo uyu musemburo nawo iyo uramutse uzamutse cyane igifu gikora mu buryo butari busanzwe maze hakavuka iseseme mu buryo butunguranye. Komeza unyumve kugera dusoje. Impamvu ya gatatu ni umusemburo bita progesterone. Uyu ni umusemburo utuma igifu gikora gahoro. Ibi ngibi ngakaba aricyo bituma progesterone ituma igifu kidahita gisya ibiryo vuba vuba bitewe n'uko ngo ibintu haboneka uburemere mu nda, indigestion ndetse na nozo. Nkuko byumvise neza uyu musemburo utuma igifu cy'umumama utwite kitabasha gusya ibiryo vuba cyane kimwe nkuko ku muntu udatwite biba. Ibi ngibi ngo bituma umumama aremererwa mu gifu cyiwe. Ibi gatuma abasha kugira iseseme bitewe n'uko ibiryo bemezemo igihe kirekire bitari gusyeka. Twakomeje n'impamvu ya kane itera ibi ngibi. Impamvu ya kane ngo ni ubwonko bubona ibintu mu buryo bworoshye icyo bita sensitive of STZ. Ngo iyi mpamvu yo noneho ngo ubwonko bufite ahantu hitwa chemoreceptors trigason. Mu gihe cy'inda habamo sensitive irengeje urugero. Ngo ibi ngibi gatuma impumuro zisanzwe zishobora guhita zibuza umugore amahoro yiwe zigateza iseseme bitewe n'uko ngo umumama utwite ikintu cyamuhumuriraga mbere uko twita iyo amaze gutwita ntago kiba kikimuhumura bitewe n'iyo mpamvu ya chemoreceptor trigason iba mu bwonko bw'umumama utwite. Impamvu ya nyuma ari nayo bita iya gatanu. Ibi ngibi ngo biterwa na stress ndetse no guhinduka kw'imitekerezo y'umuntu utwite. Ngo nubwo bitari yo mpamvu nyamukuru gusa stress ihindura uburyo ubwonko butunganyamo ibyumviro by'umumama utwite. Ibi ngibi ngo bikongera iseseme mu mubiri w'umumama utwite. Impamvu ya nyuma ari isoza kanze nyikubwire. Icyo usabwa nuko utava ngaha komeza mva ikigeno kujya kirangiye. Nibutse yuko ari ingenzi yuko ntagenda nakubwiye impamvu noneho
ituma mutwita n'ubundi abasha kubagira umushiha, icyo bita mood swing ku mugore utwite. Impamvu ya mbere ngo ni impinduka z'imisemburo, aho nk'imisemburo twavuze hejuru estrogen na progesterone ngo ibi biriyongera ku nshuro nyinshi cyane, bigatera kurakara vuba, kumererwa nabi vuba, ndetse no guhindagurika kw'amarangamutima mu minota mike cyane, gucika intege cyangwa kwigunga. Impamvu ya kabiri ni impinduka mu mikurire y'ubwonko bw'umuntu utwite, aho imisemburo ihindura uko neurotransmitters cyangwa se itwarwa ry'amakuru mu mubiri w'umuntu nka serotonin ndetse na dopamine. Iyi akaba ari imisemburo y'ibyishimo ngo zigenda zigakora mu buryo butandukanye n'uko zisanzwe zikoramo. Ibi nibyo bituma emotion cyangwa se amarangamutima ahinduka mu buryo butunguranye. Impamvu ya gatatu n'ubundi niyo bita umunaniro ndetse n'imvuvu, kuba umubiri ukora cyane mu gutegura umwana ndetse no kugira ngo umukuze neza. Ibi bitera ngo umunaniro, ibi ngibi ngo bigatuma umuntu atihanganira kuba yakakira situation mbi. Impamvu ya kane nuko ibibazo byo mu buzima busanzwe, gutekereza ku by'imibereho yiwe, amafaranga, imirimo, iminuka ndetse no ku mubiri wiwe, ibi byose bimwongera umushiha. Ikiganiro cyo cyaremenya byimbitse nge ndibonore. Mushima kuba nkurikira, wigenda ku subscribe, gusa sangiza n'abandi umenye baburonkeho. Ni benshi ibintu nk'ibi babyumvaga ariko ntibamenye impamvu nyamukuru